dore ishanure ayo mazi arimo kwinjira muri iyi nzu arimo guturuka hehe arimo aturuka he dore mutabare mufata abo bana bashyire hejuru ku meza mugire vuba muzamukaho muhagare ku meza hejuru namwe muhurire ku gitanda hejuru mujye ku gitanda hejuru mwese mugire vuba amazi ngaya arateye aturutse he harya cyagiye yaturukagahe yewe aya mazi rwose nanjye byarancanze ye baba we nimuhunge dore bana dore ye ariko rwose aya mazi yaratuyobeye ngiye mbona aturuka hariya mu baturanyi kandi aya mazi bose banavuga ko aturuka mu kigo none rero byaraducanze sinzi nyakubaha nkawe wowe ureba kure umushishozi ureba n'ubushishozi wowe ngaho nawe watugira iki tubwira aya mazi dore arimo guturuka ruguru dore arimo guturuka mu mirima ruguru dore baba bayaturekuriyeho abaruguru yacu dore aturutse hariya mu rutoki muri ziriya ngo ruguru kanirukange ngo ndeba haturuka ngerageze kuyagomera mumpe iyo suka mumpe n'icyo gitiyo mugire vuba vuba bityo rero dore yose yuzuye dore mujye hano hejuru abo bana bashyire hejuru bose dore arazamutse dore ari hafi kugera ku idirisha dore igitanda cya mbere icyetaje dore kimaze kurengerwa hasigaye cyo hejuru mwazamuke ku cyo hejuru muzamuke ku gitanda cyo hejuru cyane bityo rero mugire vuba kansohoke njye kuyagomera mushyire igikoropesho hasi y'urugi mugomere murebe ko wenda yahagarara bityo rero dore aho amazi aturutse dore amanuka aturutse dore ibi ni ibiki dore bariya ntibafite n'ibyobo by'amazi dore ntibafata amazi yabo dore aramanuka mu mirima dore imivu yayo dore urabona aba nabo nta binogo byabo bafite ntabwo bigeze bafata amazi yabo ubu ibinogo byabo biri hehe bafatiramo aya mazi dore aranyura hariya baciye n'imiferege iri kumanura iwacu amazi dore no kuri uyu muhanda yarenze n'umuhanda uyu umanuka none amanukira muri izi ngo z'aba ngaba aturuka ruguru kuri rigori dore yarenze n'umuhanda harimo na rigori yayirenze urabona ya rigori nababwiye ko bubaka rigori ifite ubushobozi butoya kandi bongerera inyubako nyinshi kandi ndende zirekura amazi menshi yose bakarekurira muri iyi rigori dore yuzuye amazi yose yasandaye mu muhanda none niyo ari kumanuka iwacu mu rugo urabona ibi aka ni akarengane k'ibiheka ni ya nzu ya mbere dore yarengerewe dore n'iya kabiri nayo kandi amazi akomeze kumanuka nimutabare aho ngaho ibi ni ibiki nawe waje wabonye ya mazi ukuntu aturuka ruguru reba arimo guturuka haruguru ku muhanda reba umuhanda wose wuzuyemo amazi dore yasandaye yarenze ubushobozi bwa ruhurura yasandaye mu muhanda ubu se rwose turabigenza gute ubu se ni ukubibwira ababishinzwe rwose bakaduhurura bakatabara bakakiza aya mazi reba nk'ubu ngubu buheruka inzu amazi yaraduteye none rwose yongera adutera ubu se buri gihe rwose tuko tunababwira ntihagire n'icyo babikoraho amaherezo azaba yahenya kuba ibi ngibi rekanze mbifatire ingamba z'akataraboneka
turebe dore abangaba baciye rigore hariya hepfo dore babikoze nkana reba nta n'ibinogo by'amazi aturuka no ku mazu yabo dore nayo ahita amanuka yose akafatanya n'ayaturutse ruguru muri rigore dore byose birimo kuruhukira iwacu dore urabona aturuka ruguru mu kigo reba hariya kwa papa Jire reba iriya ruhurura yose yuzuye dore arakomeza aturuka mu kigo ruguru cya gisirikare hariya ni harimo guturuka bityo rero kananone nzamuke nje kureba ahantu aturuka kuri ayo mazi yo mu kigo bityo rero ndaza kukubwira ubimenye ko ngiye mu kigo cya gisirikare cy'Ikanombe hano haruguru bityo rero musubirayo ureba abana noneho biteho n'abariya bose mubabwire mukomeze murebe bari hejuru amazi atabahitana mugire vuba irukanka vuba ngaho genda rero vuba na bwangu utebuke kandi bakure igisubizo cyiza rwose ubabwire batebuke bahurure badukize ayo mazi kugira ngo tutasenye inzu zose zigahirima birumvikana urumva cyagiye bikinze inyuma y'ijoro bari bambaye ibisurubeti baraje noneho batangira kubomagura ya yindi ya mbere bamaze kubona imvura irimo ikubye ijuru ryose ryakubye imvura igiye kugwa bikinga inyuma y'iryo joro y'icyo gicu noneho batubomorera inzu bakubitamo amapiki hasi barangije kumbe bari babonye ko imvura igiye kugwa noneho baragenda bacukura turiya za ruhurura za rigore zimanurira iwacu amazi kuko bari bamaze kubona ko ari imvura igiye kugwa noneho baca imiyoboro mu mirima umurima uri haruguru y'iwacu muri cya kibanza noneho dore niho amazi yose amanukira anyura arinda tugeraho hepfo kubera ari twe duhera nta handi amazi yakomereza none niyo mpamvu aruhukira mu nzu yacu dore hari yamaze kusa nk'utemaka nk'uyayobereza mu murima ariko bibaye ubusa rwose asandaye no mu murima hose ariko noneho turebe ingamba zigomba gufatwa nje mu kigo cya gisirikare mbabwire bagerageze gufata amazi aturuka ku mazu yabo yose noneho rigore igitwara ayo igomba gutwara bayigeneye naho igitwara yaturutse mu mihanda ariko igireka kuzurana gutya aya mazi yose bongereye inyubako mu kigo cya gisirikare inyubako nyinshi cyane none ntibongerera ubushobozi bwa rigore bwo gutwara aya mazi yose none amazi yabaye menshi aturuka kuri izo nyubako zose noneho arenga ubushobozi bwa rigore niyo mpamvu ubona n'iriya mihanda dore yose yasandayemo amazi yose amazi arimo kwihita amanuka yarenze ubushobozi bwa ruhurura arimo kuruhukira mu nzu zanjye hepfo imwe nsize rwose n'agakuta ko hanze kagiye gusenyuka kandi ejo bundi nari maze kugabakaho n'amabuye kubera ya mbere yari amaze gusenyuka ubwo urumva rero badusenyeye inzu ya mbere babikoze nkana n'aba batumanuriyeho aya mazi babikoze nkana dore bari barahatindiye imifuka kera barahamennye itaka none barayagomoroye none amazi yose arimo kumanukira iwacu birumvikana aka ni akarengane k'ibihekane babikoze nkana kuko n'ubundi babonaga ko azaruhukira mu nzu zacu atugandagure ibi sinzabyemera ibi ntibikunda ibi rwose ntabwo ari ibintu ibi ni akarengane k'ibihekane iyi ni mapangiriyo ibi baba babiteguye wenge perezida wa Rwanda nababwiye ko amanegeka nyamanegeka aba mu bwonko bw'abantu ntabwo amanegeka biterwa na tere ngubu ko tutari mu gishanga aya mazi adusenyera ntari ahantu heza kwa atari ahantu kukamanuko ku mikingo ngo wenda uvuge ngo ni ahantu mu manegeka ngo wenda haramanuka cyane aya turi ahantu heza hatari ukuvuga ngo wenda ngo ni ahantu
ahari imikoki mikingo cyangwa imisozi hoya ni ahantu ku gasozi heza atari umusozi muremure, ni ahantu rwose abantu bose batuye, ariko nuko tumanurirwaho amazi nkana, kandi noneho hakwiyongeraho aya yarenze ubushobozi bwa ruhurura bubakira amazi ava mu mihanda gusa, ntibari baragennye amazi ava ku mazu. Noneho yose amazi ava ku mazu yose barikusanya yose akamanuka umujyi umwe, yose akaruhukira iwacu mu nzu. Noneho agiye kudusenyera amazu yose. Urabona ko iya mbere bamaze kuyishegesha bayisenye igice kimwe, bayikubita amapiki, bamaze kuyibomora nijoro. Noneho bamaze kubona imvura ije, none imvura imaze kugwa bamanurira ya mivu, baca imiferege imanurira amazi, yanzu yose ihirima hasi. Ubu bashaka no guhirika iyi ya kabiri. None izi zaba ari impamvu za politike z'akataraboneka. Ibi ni ibiki Rwanda rwose? Ibi ntabwo umuntu yabyihanganira, ntabwo tuzabyemera. Ibi ni akarengane k'ibihekane. Twafungiwe inzira n'umugabo Musoni Agustin, nanone ku mapangiriyo, ku maherere nk'uko Nyanzira Leonira yubakamo umusarani, Musoni Agustin yubakamo fondasiyo, barahuza inzira barayigabanya. Noneho Musoni Agustin atanga n'ikirego mu rukiko mu buryo bunyuranyije n'amategeko, nta n'imyanzuro y'abunzi afite, baba b'akagari, baba ab'umurenge, baba abayobozi b'umudugudu. Ibi byose ni za nkurikizi za cya gihe noneho z'akarengane k'ibihekane, ari naho rwose baheraga bakananshimuta nkaburirwa irengero kumara iminsi 120. Noneho babikora inshuro 5. Ubu noneho bamaze kubona ko ibi bidahagije byo kumfungira inzira, bambuza ko aho nanyuza amazi ajya mu rugo iwanjye n'umuriro. Ubu bakurikizeho kundekurira ho amazi ansenyere inzu, noneho nzabure aho mba n'uburyo tuzabaho n'umuryango wawe. Ibi babikora nkana kimakisudi. Ibi rero kangerageze nitabaze aba bantu bose bahagarike bino bintu. Nibatabihagarika ndaza mbafindure, ndabatahura. Ni hahandi ubwo bwenge bubyikinze inyuma ndabutahura. Mwese mbimenyesheze the whole world, the whole Rwanda and the whole Africa of ours. So this is a very calamity basing in the brains of the people. This is very dangerous. People should behave humanly, not in the animosity ways. So people should learn how to prevent grievances in societies rather than becoming the accelerators of society grievances and constant conflicts. So they have to learn how to find solutions and resolutions about these natural calamities of man-made and well-planned ones. Though natural calamities can be prevented and can be fought in one way or another, but this one is man-made and is well-planned in order to demolish my buildings and all my houses. So far one has been demolished, is down and is over. Then the second one is gonna be demolished by these floodings up to the window levels. Therefore, let me try all peaceful ways and all means, by all means, so that they can solve this case, so that we can also feel at home, so that we can learn how to teach these people how to curb down
these problems over there is causing to other citizens so that they can suffer silently. So we should learn how to teach these peoples. We have been doing it in all ways for a long time, but they pay us deaf ears. Since they are paying us deaf ears, let us try to inform the military camp up here so that they can also play their cards so that they can stop this floodings over our buildings. This is man-made floodings directed to our homes, and so that they can destroy our buildings. They can destroy all my houses, and then they say that we are destroyed by natural calamities. Moreover not, this is man-made, it is well planned. I informed all the local officials here, they paid me deaf ears. I told their bosses also have paid me deaf ears. So let me now, today, 2nd January 2019, very early morning, let me try to go to the military camp and inform them about this problem. So this problem is beyond our capacity here, because it is well planned. Therefore, the one who has been speaking is the First Lady, my wife, the mother of 10 children. Therefore, we are suffering political consequences. So let us try to learn ways and means of convincing these people to solve this problem. If they don't, then we shall learn more. Everyone can call me at plus 250 78 34 28 622. You can as well visit our web page at www.ruda.tk. This is the Ruda president calling upon the concerned ones. I mean the concerned leaders of different levels to solve this giant problem, aiming at destroying our homes and demolishing it completely. Let me go and try these higher military officials so that they can learn how they can curb down and play their role to stop it.